kwizera imyuka mibi kwashyizwe ahagaragara, niyo nsanganyamatsiko y'iki cyumweru. Kuri uyu munsi rero tukaba tugiye kwigana amagambo meza cyane kandi tukwiye guha agaciro kuri uyu munsi wa none, afite umutwe uvuga ngo kwizera imyuka mibi mu minsi y'imperuka, umugabane wa kabiri. Ku munsi w'ejo twize umugabane wa mbere w'ingingo tugiye kwiga uyu munsi. Tuzirikane yuko insanganyamatsiko y'igihembwe cyose irimo iravuga ngo intambara ikomeye. Intambara ikomeye nicyo cyigisho cy'iki gihembwe cya kabiri. Mbere yuko tujya mbere muri iki cyigisho cy'uyu munsi, dusenga Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimiye, turaguhimbaje. Tugushimiye kuri umuremyi wacu. Tugushimiye ko wongeye kuduha umwanya wo kugira ngo twige ijambo ryawe muri aka kanya. Reka dusabe kugira ngo umwuka wawe azabane natwe muri aka kanya tugiye kwigirira ijambo ryawe. Nibyo dusaba ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Kwizera imyuka mibi mu minsi y'imperuka nicyo cyigisho cy'uyu munsi. Ibyiringiro byacu by'agakiza bishoye imizi muri Kristo. Ibiganza bye byavuye amaraso biturarikira kwemera igitambo cyatanzwe n'agahato ku kiguzi kitarondoreka. Tito 2:13 hita kugaruka kwa Kristo ibyiringiro by'umugisha. Umugambi wa Satani ni ugusenya ibi byiringiro. Azakora ibimenyetso n'ibitangaza n'ikintu cyose gishobora kuyobya abantu kikabakura kuri kwa Bibiliya no kugakiza kabonekerwa muri Kristo. Satani azagerageza gukora ibitangaza ndetse n'ibimenyetso mu buryo bwose bushoboka kugira ngo agerageze gukura abantu kuri kwa Bibiliya, yewe ndetse no kugakiza kabonekera muri Kristo. Dukwiye kuba maso, tugahagarara dushikamye, tukirinda ibishuko bya Satani byo muri iki gihe cy'imperuka. Aho niho kwihangana kwabera kure, bitondera amategeko y'Imana bakagera kwizera nk'ukwa Yesu. Ibyahishwe 14:12. Mu ntambara iheruka, Satani agiye gukora uko ashoboye kose ngo abuze abantu kwitondera amategeko y'Imana cyangwa kugira kwizera nk'ukwa Yesu, cyangwa ababuze byombi. Niyo mpamvu tukwiye kwitondera inyigisho iyo ari yo yose, kabone n'ubwo yabiherekejwe n'ibimenyetso ndetse n'ibitangaza, kuko izo nyigisho zishobora kutwambura ibyo bimenyetso biranga itorero ryasigaye. Bene data, ibimenyetso biranga itorero ryasigaye ni ukwitondera amategeko y'Imana ndetse no kugira guhamya kwa Yesu. Rero Satani azakoresha uburyo bushoboka bwose kugira ngo akure abantu muri ibyo bimenyetso biranga ubwoko bw'Imana bwasigaye, bwitondere kandi amategeko y'Imana. Rero nta kabuza mu byo Satani azakoresha n'ibitangaza birimo. Rero abantu b'Imana icyo duhamagarirwa nuko tukwiye kwitondera inyigisho zose zishobora kuba zatuyobya, kabone n'ubwo izo nyigisho zaba ziherekejwe n'ibitangaza. Ntabwo tukwiye gushishikarizwa n'ibitangaza bikorwa, ahubwo tukwiye kwimbika mu ijambo ry'Imana, tugahamana n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Reka dusome muri Matayo igice cya 24, dusome umurongo wa 23 tugeze 27. Dusome n'urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 11, dusome umurongo wa 13 n'uwa 14. Urwandiko rwa kabiri rw'Abatesaloniki igice cya kabiri umurongo wa 9 tugeze wa 12. Mbese niki aya masomo atubwira cyerekeye n'imbaraga ishuka ya Satani ndetse n'uburyo akora? Matayo igice cya 24, duhere ku murongo wa 23 tugeze 27. Aranditse ngo, icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, n'undi ati ari hano, ntimuzabyemere, kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka, bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore mbibabwiye bitaraba. Nuko niba babwira bati dore ari mu butayu, ntimuzajyeyo, cyangwa bati dore ari mu kirambi, ntimuzabyemere, kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukarengera aho rirengera,
niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Bene data, ntihazagire ubashuka ngo Kristo ari hano cyangwa se ari hariya. Oya, Kristo azaza ku mugaragaro. Kandi abahanuzi b'ibinyoma bazakora ibitangaza. Yewe ngo nibababwira ati ngo dore Kristo ari mu butayu, ntihuzajyeyo. Yewe ni abantu bangahe bajya mu butayu kuri uyu munsi ngo bajye gushaka Kristo? Ese ni bangahe bajya mu birambi kuri uyu munsi ngo bajye gushakirayo Kristo? Oya, Bibiliya irabitubuza. Aya magambo ni Kristo ubwe wayivugiye. Bati niba babwira ko mukwiye kumushakira mu butayu, ntimuzajyeyo. Ngo hazaduka abahanuzi benshi b'ibinyoma kandi bazaza biyita Kristo. Ibyo bazabikora kugira ngo bayobye n'intore niba bishoboka. Reka dusome urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto. Turebe umurongo wa 11, igice cya 11, umurongo wa 13, turebe n'umurongo wa 14. Umutwe w'amagambo aravuga ngo intumwa z'ibinyoma. Umurongo wa 13 n'uwa 14 haranditse ngo bene abo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi bariganya bigira nk'intumwa za Kristo. Kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Bene data, Satani yigira nka marayika w'umucyo, yiha ishusho yo gukiranuka. Kandi intumwa za Satani arizo ntumwa z'ibinyoma zizagerageza gukora nazo ibitangaza, zibwira abantu ko zatumwe na Kristo. Ariko rero ibyo tukwiye kubyirinda, ntitukwiye gushukwa n'ibitangaza bikorwa. Reka dusome mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abanyatesalonike, igice cya 2 turebe umurongo wa 9 tugeze uwa 12. Umurongo wa 9 tugeze uwa 12 haranditse ngo kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakwizere. Nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Bene data, abatizera by'ukuri bose bazashukwa n'ibishuko bya Satani byo mu minsi y'imperuka. Tukwiye kwizera iby'ukuri tugahagarara dushikamye, tukizera Kristo kugira ngo ibishuko bya Satani bitazaduhitana. Mu bihe biheruka Satani azakoresha ikinyoma cye giheruka. Bidatinze mu birere by'ijuru hazaduka ibimenyetso bidasanzwe bigaragaza imbaraga z'abadayimoni zikora ibitangaza. Imyuka mibi y'abadayimoni izakwira hose mu bami bo mu isi no mu batuye isi, kugira ngo ibashuke kandi ibakururire gufatanya na Satani mu ntambara ye iheruka yo kurwanya leta y'ijuru. Kuko iyo myuka mibi, abategetsi n'abategekwa bazagwa muri ibyo bishuko. Abantu bazahaguruka ubwabo biyite Kristo, basabe ikuzo no gusengwa bigenewe umucunguzi w'isi. Bazakora ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye byo gukiza abarwayi kandi bavuge ko bahawe ihishurirwa rivuye mu ijuru rihabanye n'ibyo ibyanditswe byera bihamya. Satani mu minsi y'imperuka azakora mu buryo bukomeye. Azagerageza, azashuka abayobozi b'ibihugu ndetse n'abayoborwa bose bazashukwa n'ibishuko bya Satani. Yewe bene data, n'abantu ubwabo bazahaguruka biyite Kristo kandi bakora ibitangaza bavuge yuko izo mbaraga bazihawe na Kristo umucunguzi w'isi. Ese ni bangahe biyita Kristo muri iki gihe cya nona? Ni bangahe bakora ibitangaza babyitirira Kristo? Bene data, tukwiye gushishoza, tukwiye guhagarara twemye dushikamye mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Tukwiye gukurikiza Kristo ko ari icyitegererezo cyacu, tukirinda ibyadushuka byose. Bene data, igikorwa gihebuje ibindi mu bushukanyi bukomeye nuko Satani ubwe azihindura nka Kristo. Bene data, igikorwa gikomeye cyane Satani azakora mu bushukanyi bwe nuko azihindura nka Kristo. Azihindura nka Kristo. Bene data, mu gihe kirekire itorero ryakomeje kwiringira ko Kristo azagaruka akaba amizero yaryo.
Muri icyo gihe cyo gutegereza nibwo umushukanyi ukomeye aziyerekana ko ari we Kristo ugarutse. Bene data, tukwiye guhagarara twitonze, tukwiye gushikama, kuko vuba bidatinze Satani agiye kugerageza kwihindura Kristo. Abakristo bize ko Kristo ari hafi kugaruka, nibyo byiringiro dufite. Satani muri iki gihe agiye gukoresha uburyo bushoboye bwose agaruke wenyine yite ko ari Kristo, kuko abizera, abakristo bose bategereje kugaruka kwa Kristo. Satani rero agiye kwiyambika ishusho ya Kristo, agaruke yita ko ari Kristo ugarutse. Mu mpande zose z'isi Satani aziyereka abantu nk'umutware ukomeye, ufite mu maso harabagirana, azihindura nk'umwana w'Imana nk'uko Yohana yeretswe mu byahishuwe. Bene data, Satani azihindura nk'umwana w'Imana, azigereranya nka Kristo, kandi abantu benshi bazayobywa bazi ko ari Kristo uje. Bene data, tukwiye gusobanukirwa n'ikintu gikomeye cyane. Tukwiye gusobanukirwa n'uburyo Kristo azagarukamo. Kandi bene data, tukwiye gusobanukirwa neza n'ibyerekeye n'imyuka y'abapfuye, kandi tukwiye kumenya uburyo abapfuye bamera. Ibi bintu ni ingenzi cyane. Nitumara gusobanukirwa n'ibi bintu, ni ukuri ntabwo bizaba bigishoboka ko tugwa mu gishuko gikomeye giheruka amateka y'isi. Icyo mbasabira kuri uyu munsi wa none ni uko dukomera mu kwizera kwacu, ni uko dukomerera muri Kristo, kuko Kristo niwe rutare twisunga, yewe kandi ntawe uzayoba amufite. Dushikame ku masezerano meza twahawe na Kristo. Ubwo ibitero by'umwanzi Satani bigiye gukomera, nibwo tuzanesha. Reka dusenge dusoza icyigisho cy'uyu munsi. Turagushimiye Uwiteka Mana ishobora byose, tugushimiye ko wabanye natwe, waturinze, utweretse ubuhendanyi bukomeye cyane Satani azakoresha muri iyi minsi y'imperuka. Satani azagerageza kwigira nka Kristo, maze ashuke abantu ko ari Kristo ugarutse. Turagusabye kugira ngo uduhe kukwizera kandi dushikame, dusobanukirwe n'ukukuri ko kugaruka kwa Kristo. Kandi ikiruta ibindi ni uko ukwiye kuduha no gusobanukirwa n'uburyo abapfuye uko bamera, kugira ngo tuzabashe guhagarara dushikamye, ntituzatsindwe n'ibitero bya Satani. Ibyo nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.